njyewe Timamu Jean Baptiste nemeye nta gahato ko wowe Murebwayire Vestine umbera umugore. Nemeye nta gahato ko wowe Timamu Jean Baptiste umbera umugabo. Katurebe one Ndimbati. Hano Ndimbati rwose ni wari wambariye. Wabonye? Wo bita Timamu hano arimo ararahira. Yego niho basezeranye. Ndimbati bamubonye. Timamu Jean Baptiste papa we umubyeyi we ni Ndimbati uwihoreye Jean Bosco. Ndimbati mwese muramuzi. Yego. Niwe papa wa Timamu. Yego. None huyu mudamu bivuga ko ngo yari afite amafaranga atari munsi ya miliyoni 45. Timamu ngafata ya mafaranga. Yego. Ayatwara Dubai. Umugore yafashwe n'ikintu cyitwa indwara y'ubusazi no indwara yo mu mutwe arasara. Kubera ihungabana ry'uburyo umugabo yatwaye amafaranga Dubai batabivuganye umugore abumusazi bamujyana mu bitarindera indera kwa muganga. Ibi nkubwira ndi umuhabya wabyo. Atangira kuduhamagara ngo dusire za video. Yego zo gusezerana ndetse nizigaragaza ko yasezeranye n'umudamu ko yakoze ubukwe n'umudamu. Ndangije giye mubera igufa. Timamu avuga ko umukobwa yari yarasaze kera ngo bashakanye n'ubundi umukobwa yarasaze ari umusazi afite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe ahubwo umukobwa ngamuhisha akagira ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe na famille yiwe umukobwa ngihisha Timamu ntibabwiza ukuri Timamu ko umukobwa wabo afite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe ko bamushingiye iki umurwayi wo mu mutwe. Ibaze nawe umusazi wagize igitekerezo cya miliyoni 50 umusazi aritwara muri kaburimbo. Uyu mugore w'umusazi ufite perime ariko mwagiye mureka ubwesiko n'uburyarya. Umusaza mwiriwe neza. Biriwe neza. Twagize gutya ejo bundi tubona warumbije umwana w'umuhungu bita gupfusha mu Kinyarwanda. Ntabwo ari umuhungu wanjye. Aramwihakanye izuba riva. Yihakanye umwana yihakana n'ingofero. Timamu rero arashaka gukorera ubundi bukwe mu Bugande, arashaka undi yasikoroka mu Bugande. Umugore wa mbere atuvuga yuko umugore umuyobozi wa DPR yamurongoreraga umugore. Ese uyu nguyu we bapfuye iki? Atubwira icyo yapfuye n'umugore. Umudiaspora wese uri mu rukundo na Timamu, umudiaspora wese ushaka gukundana na Timamu abanza cye kuri Pastor Claude amuha amakuru ya Timamu cyangwa unyure kuri Ndimbati nakwe kwihakana umwana. Timamu Jean Baptiste wahemukiye uyu mugore Murebwayire Vestine jewe mbivuze ndi mu Rwanda kumurya amafaranga yiwe ukamurya amafaranga yiwe wamara kumurya amafaranga akarwara uburwayi bwo mu mutwe kubera amafaranga yiwe wariye watwaye akajya mu bitarindera kubera agahinda wamuteye. Yari presidenta w'itorero ryacu representa ubuyoboye itorero ku rwego rw'igihugu. Namuje nawe ndimo mushakira akazi arangije amashuri birangira bateretana boherezana amafoto bambaye ubusa. Umwe n'umuririmbyi muri korali Madamu undi ni representa w'itorero boherezanya porono uri kubyumva. Nza kumenya ko yanamuriye mwenye naho yamuririye ndihangana. Representa w'itorero rya ADPR ku rwego rw'igihugu. Tekereza ukuntu nambaye amapingu. Tima pole. Tekereza ukuntu inshuti zanjye zambwiraga ngo nimwemere ningira hanze zabukwepe kabangira kabwira ko ntashobora guhemuka. Sabe wa Isimbi TV nawe yabigizemo uruhare kuri Timamu. Slim Jesus. Yes, reka mbaye ikaze bakunzi bacu mbasuze mbifurize kugubwa neza muri mwese imana n'imande zitandukanye z'igihugu. Ndi kumwe na Pastor Claude ku Ikaze TV Rwanda ndetse na Slim Jesus TV. Umeze gute Pastor? Meze neza wowe umeze ute? Ndashima Imana urakomeye. Ndakomeye ibintu ni bombastic. Yego. Tugiye kuganira ikiganiro tugiye gukora ngewe ninangira mpita nirukanga nyine ndasa ku ntego. Ikiganiro tugiye gukora ikiganiro kigiye kugaruka ku mugabo ni inkuru nabonye kuri channel ejo bundi bita ngo Igihozo TV. Ni umugabo ngo bita Timamu. Uyu akaba ari umugabo wahoze ari inshuti cyangwa se wahoze akorana ibiganiro na Sabe w'Isimbi TV ndetse kandi akaba ari umugabo wakoze ubukwe nabonye hashize amezi atari menshi ubwo n'amezi 9 akoze ubukwe akaba ari umugabo wakoze ubukwe ariko nanone muri ubwo bukwe akaba yari umwana wa Ndimbati kuko yambitse ingofero uwo bita Ndimbati. Yagize gutya arangije akora ikiganiro avuga ati abantu mwari muzi ko hari ubukwe bwabaye ati nta bukwe bwabaye. Iyo nkuru wayibonye?
iyo nkuru narayibonye ariko kandi irababaje iteye agahinda. Yego. Ibyo abanyarwanda bakunda kuvuga ngo si iby'i Rwanda. Yego. Kubona umuntu uyu munsi muvunika mutwerera mujya mu bukwe bwiwe mugakoresha nyine ibikorwa byose imihango yose y'ubukwe ikaba ejo bundi akahita aza akavuga ngo nta bukwe bwabaye, ibi biba bishatse kuvuga iki? Icyo biba bishatse kuvuga mu buryo bumwe cyangwa se ubundi biba bishatse kuvuga ngo harimo ubuhemu. Yego. Ku ruhande rumwe kuri umwe cyangwa se undi. Ubuhemu kuri Timamu. Yego. Swati ku mudamu wiwe. Yego. Aho rero niho tugiye kurebera ninde muhemu muri abo bantu babiri. Yego. Hagati ya Timamu Jean Baptiste. Yego. N'umugore we Vestina, niba ari Christina niba ari Vestina, ibintu nk'ibyo. Yego. Yego. Ubundi wewe tugira ngo hari abantu batazi Timamu, ubundi Timamu wowe wari usanzwe umuzi ute kugira ngo abantu baze gusobanukirwa neza none numve cya kiganiro bavuge bati koko uyu muntu bitewe n'uburyo pastor muvuzemo yari umuntu mwiza yarahemukiwe, cyangwa se bavuge bati bitewe n'uburyo pastor muvuzemo hari ukuntu bitameze neza, wari usanzwe umuzi ute? Timamu Jean Baptiste nari muzi kuva na mbere hose atarashaka umudamu. Muzi kera cyane Timamu Jean Baptiste. Yego. Atarashaka. Timamu namenye Timamu ku bijyanye urabona indirimbo mbere basohoraga indirimbo zo kuri CD. Kuri CD kuma CD. CD twese turazizi, abantu bose bazizi CD, nizo zanyuraga indirimbo batewe bose babireba bose za Nyabugogo hariya. Indirimbo zicicikana muri gare. Urabyumva neza, abantu bagura ama CD y'indirimbo baririmba bazicuranga muri gare ya Nyabugogo ndetse no mu mujyi za Remera, Kimironko, mbese ahantu hamwe namwe ugasanga barimo barapromotinga izo ndirimbo. Nyuma yaho rero Timamu mumenya aririmba mu nsengero, nanjye pastor nyine tugahurira ahantu mu ivugabutumwa na Timamu bamutumiye natumiwemo aririmba indirimbo humura mwana wanjye ibyo uvuga byose ndabyumva kandi imbere yuko bimbwira mba namaze kubimenya kubibona. Nyuma yaho rero Timamu yaje gushaka umudamu mu itoro rya ADPR. Dore ko na Timamu yari ADPR, ariko Timamu yavugaga ko ari umwana w'imfubyi ko atagira ababyeyi. Nyuma yaho rero Timamu yaje gushaka umudamu. Yavugaga ko niba byaravuga ko umudamu ari umunyabugesera sinibuka neza, ariko kandi uyu mudamu wa Timamu yitwaga Delphine. Yego. Uyu wejo bundi wisezerano, umudamu wa mbere wa Timamu wisezerano yitwa Delphine. Wondi yavuze ngo yasambanaga n'umukuru wa ADPR. Aha. Yego. Wabyumvise neza? Ni ibyo ngibyo rwose niwirirwa ujya kure. Ese umugore yaramukikaga. Urumva umugore w'umusitare nawe ari umusitari kazi. Yangiza akajya gusa. Yego nibyo. Siko bimeze. Ariko uyu mudamu ni umudamu uyu Delphine. Yego. Ni umudamu utarashatse kwinjira no kujya muri social media ngo ajye gusobanura ibyo Timamu yavuze. Timamu yaba yaramubeshyeye ataramubeshyeye, uyu mudamu yaririnze yirinda kujya muri social media gusubizanya na Timamu. Wabyumvise? Ndabyumva cyane. Mu gihe Timamu yaje ku Isimbi TV avuga ko umugore we yarongorwaga n'umwe mu bayobozi b'itoro rya ADPR ku rwego rw'igihugu. Yego. Siko bimeze? Yego. Twabanje tukabyumva ariko. Tubanze tubyumve? Tubaze tubyumve. Nta kibazo. Kugira ngo hanyuma tuze mu isesengura. Kugira ngo abantu tubumvishe suruse y'inkuru ko ari we wabyivugiye ko umugore we yabigenza gutyo. Titire iri ku Isimbi TV. Yego. Ni ikiganiro cyakozwe tariki 17 Februari 2021. Ubwo nibe hashize imyaka, uyu ni umwaka wa 4. Ni umwaka wa 4. Ka twumve. Itangazamakuru no kuririmba waririmba iki se? Waburirimba ibiki? Muragabana pasu uragurisha muntu undi mideni fata yanjye nishyuramo amadeni yose muhayarajyana subira gukodesha ntangira ubuzima bundi bushyashya. Ndabyibuka rwose narapfukamye inyamata hariya mu mujyi imbere yakoze ikosa yari yajyanye n'undi muhungu ariko wa gatanu muvana ku kigo gishuri amunyize wabara mu presenter nka fiance we kandi nge ntacyo twapfuye. Arangije aramusohokana sinzi aho barengeye. Umukobwa nongeye kumubona kuwa kabiri nimugoroba guhera kuwa gatanu yagiye kwerekana fiance. Yagiye kwerekana fiance bacu wabo barikomereza. Barya n'umuntu ufite imodoka. Uri kubyumva? Ubundi cyo ni ikintu upfa n'umuntu
nje kubimubwinisha ariko wambabaje iminsi ngahi ne yose ntakubona bite ati telefone ntago yari irimo umuriro ko mfite amakuru se ko wanyuze iwanyu wari kumwe n'umugabo w'igikara gutya wari ufite n'imodoka ko mama wawe nifite mama we na papa ye bankunda cyane ko bambwiye ko barambaje ati kwazanye undi muhungu byagenze bite nabwiye ariko nta kibazo dufitanye kandi kuko nta cyari ryari ni wa mutima ni wo konyine ateye akwereka image nziza kwereka ko nta kibazo cyane anyereka ko nta byabaye anyereka ko ndi kumwiyenzaho arambwiye atabwo tubipfe ndabona ngiye urimo undi stabinga mu bintu byanjye upfuka amaso ndapfuka amasaba imbabazi sabe niryo kosa rya mbere nicuza nakoze mu rukundo ntakosheje yego nabo bakeneye naza bagwa bakakuganiriza natahanaga ibintu bakumirwa na umuntu mbega ngiyewe ndi okay ntago nigira mwiza kuko ndi umuntu ari ku defo mfite nta marayika w'umuntu baho nawe ariko nta mpamvu yari iriho yatuma dushwana kuri iyo level mwese nk'ubwo harimo umwe mu bantu ntari buvuga izina ariko biri ngombwa ko mvuga titerera yari perezida w'itorero ryacu representa ubu yoboye itorero ku rwego rw'igihugu namuje nawe ndimo mushakira akazi arangije amashuri birangira bateretana boherezanya amafoto bambaye ubusa umwe n'umuririmbyi muri korali madamu undi ni representa w'itorero representa boherezanya amafoto bambaye ubusa boherezanya porono uri kubyumva nza kumenya ko yanamuriye mwenye naho yamuririye ndihangana ubwo se kwihangana kurenza uko kubaho Rabo Sataya uwo mukuru wa ADPR representa w'itorero rya ADPR ku rwego rw'igihugu utagira ngo ni uwa paruwasi cyangwa n'uw'inta n'uwa regionali oya representa w'itorero rya ADPR ku rwego rw'igihugu mu yandi magambo bita ngo umuvugizi w'itorero rya ADPR ku rwego rw'igihugu. Titre y'ikiganiro ivuga ngo iki aya n'amagambo ari ku Isimbi TV. Titre y'ikiganiro iravuga ngo umugore wanjye yasambanye n'umuyobozi wa ADPR yaransize ashaka undi fiancé Timamu yarashaririwe ni ikiganiro gifite views kugeza uyu munsi wa none dukoze iki ngiki cyacu gifite views 267,68 ubwo aho ngaho cyakozwe 17 February 2021 ni 17 z'ukwa kabiri 2021 ubu ngubu turi 10 z'ukwa mbere 2021 noneho rero sasa twongere tugaruke kugira ngo tugendere rimwe hari ikindi mbere ko kinako kantu pastor urumva uyu Timamu ntabwo yaharabitse umuvugizi wa ADPR waretse tukagendera hamwe nta kibazo ko nanone hari ikindi kiganiro yego kindi bwanjye simbikunda ariko nibuze navuga ubwo ntabashije kumukunda kuko yaraje ageze inaha umwana we yananyikundiyemo nanabasha kumukunda ahubwo warahita amwiyama basa nk'abampfuye wari wakunze uriya mukobwa nise umukobwa ko yari yankunze mabuko yaransabye ko nzamukundira umukobwa nkaba nkeneye umugore cyari ikibazo hari akagingo nabonyemo kavuga ko uriya mudamu uriya mu diaspora mu byo yakoreze mu byo yasobanuye mu rukiko yavuze ko mwasambanye inshuro 3 ko wamusambanyije kugahata inshuro 3 twicaro turi gukina ikarita niho naringeze umugore agira gutya afite iPhone zino zihenze abayishaje ajya kuyikubita hasi uwo wundi witwa Ndagije abaramufasha yikubita hasi ariko ntiyagira ikibazo yagiye kuyikubita hasi ngayimene nyine yisajije abafasha umusego udusego tuno two mu ntebe aza kukanigisha nicaranye n'abantu reka mbyite gutyo kuko mu buzima bwanjye simbikunda ariko nibuze navuga ubwo ntabashije kumukunda kuko yaraje ageze inaha umwana we yananyikundiyemo nanabasha kumukunda ahubwo warahita amwiyama basa nk'abampfuye wari wakunze uriya mukobwa nise umukobwa ko yari yankunze mabuko yaransabye ko nzamukundira umukobwa nkaba nkeneye umugore cyari ikibazo hari akagingo nabonyemo kavuga ko uriya mudamu uriya mu diaspora mu byo yakoreze mu byo yasobanuye mu rukiko yavuze ko mwasambanye inshuro 3 ko wamusambanyije kugahata inshuro 3 twicaro turi gukina ikarita niho naringeze umugore agira gutya afite iPhone zino zihenze abayishaje ajya kuyikubita hasi uwo wundi witwa Ndagije abaramufasha yikubita hasi ariko ntiyagira ikibazo yagiye kuyikubita hasi ngayimene nyine yisajije abafasha umusego udusego tuno two mu ntebe aza kukanigisha nicaranye n'abantu ibyo bintu byumve neza bari na bamwe mu bambereye abatanga buhamya kandi barakoze batiza bigenze gute kandi yabivugiraga ku karubanda
ati ni gute ngewe umuntu yanga kundongora, ni gute umuntu yanga kundongora ku cyanyanga ku rugero rungana gutya ngewe abone naraje kwifotoza. Sabe biragenda biba ikibazo kirabyimba, ahita yisaza ajya hanze. Abana be karakana kagango twarahuzaga cyane ko ngiye nkunda abana mu buzima bwanjye, wanga kumurongora. hanyuma we wizeye no ntakujyanye mu bushinja cyagiye no kugufungisha hejuru yo kumwogereza cyane no kumutunga no kumubera imfura, agiye no kugufungisha gushyiraho ibyaha utakora kubera ko wanze ko musambana, kubera kwanze ko murongorana. Byambere igikomere kitoroshye. Ntabwo nari norohewe pe. Paul Tima Nditaba nyine baramfunga, mbese nani kugira gute cyagiye bagufunga. Baramfunze. Sabe nagize agahinda gakomeye, ntangira gutekereza kuri Yosefu. Hari uburyo twumva nka story zo muri Bibiliya kujya mu bari nk'imigani, ariko bibaho man, bibaho kabisa bibaho. Tekereza ukuntu nambaye amapingu. Tima Paul Tekereza ukuntu hari nk'abandi ntakunze iyo viza cyangwa amadolari. Sabe Paul Tima Paul kabisa. Paul Tima yanga. Tekereza ukuntu inshuti zanjye zambwiraga ngo nimwemere ningira hanze nzamukwepe kabangira, kabwira ko ntashobora guhemuka. Tima Paul niba se ukuntu ari bo bagabo bari kunshinja ibinyoma. Sabe birancanga, ubona akabaye nita umugabo ndenganuza niwe uri kunshinja. Sabe bimbere ikibazo. abo si abagore babiri dushyireho uwa gatatu kugira ngo tuze kugendera rimwe. Uwa gatatu ni ubu ngubu w'isezerano. Nanone hari uw'isezerano wa mbere avuga yuko yarongorwaga n'umuvugizi w'itorero rya ADEPR. Hari uwa kabiri wavuye muri Australia aje kurongorwa na Timamu, ngo birangira Timamu yikundiye akana k'agakobwa k'uwo mudamu wo muri Australia. Hanyuma ngo birangira uwo mugore anafungishe Timamu. Bagira no urubanza rujya no mu nkiko. Banga umugore yaraje yikundira umwana w'umugore. Mu yandi magambo Timamu yatumije umugore ava muri Australia. Umugore azaje kurongorwa, urabyumva neza? Yari amaze iminsi adaheruka yasuka ya wa muhini yasuka atayiheruka, mbese adaheruka guhinga, wabyumvise neza? Yani magambo ntabwo yari amaze iminsi nyinshi adaheruka gahunda tekinike kwaje kwa pra. Yego. Noneho afata indege ava muri Australia aza mu Rwanda muri Afrika aje kurongorwa. Yego. Wabyumvise neza? Ndabyumva cyane. Wibuke nawe utekereze ufata miliyoni zingahe, wibuke ko yaje azanye niba ari n'abana babiri. Yazazanya yaje yiteguye ari kumwe n'abana. Timamu icyo gihe yaratuye hari igikondo CGM. Yego. Munsi y'isoko ryo mu Butare. Nyuma yaho Timamu ajya gufata umugore ku kibuga cy'indege. Yego. N'urubyaro. Timamu yanza abana. Yego. Timamu yanga umugore. Umwana w'umugore Timamu ahubwo arebye umwana w'umugore abari wabenguka kuruta nyina yabengutse kera bateretanaga kuri telefone. Umugore akiri muri Australia. Yego. Umugore afata ibiceri byiwe abihereza Timamu. Urabyumva? Ngo bakora ubukwe. Timamu birangira abonye bitavamo. Avuga ati ibintu ntabwo byabyara isura, ntabwo byavamo. Iyi sura ntiberanye na Timamu. Urabyumva neza? Ibyo biri bavuze ngo nduwarya imbwa yarya inzungu. Arangije Timamu rero akora tekinike diru kwaje kwa praziwe. Aravuga ati jewe uyu mudamu uyu mukecuru simushaka, ntabwo narongora uyu mukecuru. Reka umubarafata ngo bararwana papa. Umugore ngagira n'afata telefone ayikubita. Urumva? Bavuga ati wampamagaye ngundongore. Ntabwo wampamagaye kundeba gutyo mu maso, ugomba kundongora. No muri Australia mvuyeho hari abagabo. Timamu azana ibintu by'ibikoma, azanye ibintu by'ibikoma umugore amwereka akavuye muri Australia. Urabyumva? Byarangiye rero ngo basa n'abanashwanye, umugore ajya kuba ku Ruyenzi. Yego. Irunda na Gihara hari Irunda hariya mu murenge wa Runda ku Ruyenzi mu karere ka Kamonyi. Umugore agiye niba yaraguze inzu, niba byaragenze, niba ari bagiye gupangisha simbizi neza, niba ariho yakodesheje simbizi. Ariko birangira umugore areze Timamu muri ribu
Yego. ibitumiza Timamu arafatwa arafungwa Yego. Timamu agezwa muri parike Timamu agezwa mu rukiko Yego. araburana ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo Yego. aburana n'umugore wo muri Australia kubera icyaha ciki cyaha babyita ubuhemu cy'ubuhemu. cyangwa se ubwambuzi bushukana yego ubwo si mu bwambuzi bushukana urumva ubwo ni ubwambuzi kwizeza umuntu ikintu Yego. utari bugikore ubwambuzi bushukana Escort. noneho rero Timamu aba muri ubwo buzima Timamu yasohotse mu rukiko yasohotse yafunguwe ameze nk'akavurivundi urabyumva neza yenda kumva afunguwe ameze nk'akavurivundi Yego. Timamu adafite isura Timamu adafite icyerekezo Yego. Timamu adafite aho kuba Timamu adafite ahajya Yego. Timamu byaramucanze bikomeye cyane Yego. ariko kandi Sabe wa Isimbi TV Yego. nawe yabigizemo uruhare kuri Timamu aravuga ati Timamu wacu reka mube hafi mu ikiganiro ndebe ko namusabira ubufasha yego uko niko byagenze rero Timamu yongera kuba Timamu yongera kugaragara neza nabonye hari n'igihe yari yarakoze amaderede yarashyize amaderede Yashyize icyo kiganiro nacyo kiri ku Isimbi TV kiriho nakibonye wakibonye yego ameze kiriya neza cy'amaderede rero cyane. hariya yari ari mu rukundo bya vrai n'uwo mu diaspora n'uwo mu diaspora urumva yego ni ukuvuga ngo icya mbere yabanje kuvuga ubuhamya yabanje gukora ikiganiro kivuga kuri wa mugore yego kivuga kuri wa mugore ngo umugore we wa mbere wamuca nyuma ngo akazasambana n'umukuru wa ADP ngo akazasambana n'umuyobozi wa ADP none muri icyo kiganiro niho yakuye uwo mu diaspora yego uwo mu diaspora baramukunze birangira aje aramufungisha umu diaspora ava muri Australia yego azana n'urubyaro aje kurongorwa icyo yaje gushaka arakibura akibuze Timamu nawe azana ibikoma none se yari kubigenza atese nta kundi ari kubigenza urumva nta kundi dukomeze rero nuko rero uyu Timamu ejo urabona hano dore hano hari n'ikindi kivuga ngo umudiaspora yashatse ko dusambana abana bari ntabwo nakoreye makosa agashako hanyuma rero urumva byageze no kuri step ajya ashaka kunsanga mu cyumba mbamo ariko ndashimira ubutabera bw'u Rwanda ndaza kubushimira nyuma hanyuma ugiye kubona mbona ribiraje na polisi mu rugaho nabakiriye batutuje kugufata simbizi mu kiganiro wasanga iyo ikireka icyo ngicyo wasanga indirimbo yateza ibibazo ko ntabwo tuzi nyirayo yego urumva rero uwo ni Timamu aho agira ati mu diaspora ashatse ko basambana n'ubundi ariko ntekeza ko n'ubundi uwo nguwo ari wawe ni mu kanya yari utumye arira ari nawe watumye afungwa ubwo ni part 2 y'icyo kiganiro yari yaraje gukora yego uyu Timamu rero kubera iki akunda kugaragaraho ubweskoro cyangwa se kubeshya abagore ni ukubera iki urumva umudiaspora kazi urumva ko yaje afite abana babiri umukobwa n'umuhungu ariko Timamu urumva ko yikundiye umukobwa kuruta nyina Timamu uyu mu diaspora yabonye Timamu ku Isimbi TV afite amarira menshi ku mugore we yarongorwaga n'umuyobozi w'itoro rya ADP avuga ati nongeye kubona undi mudamu ninongera gukunda uwo tuzakundana tuzabana karamata yarabivuze urabyumva umudamu rero mu diaspora aratangira akubitamo amafaranga muri Timamu atangira kumushyira ku cyangwe aramwatsa batangira kujya mu biganiro bajya mu biganiro kandi ubwo urumva si uwo wenyine hari n'undi wundi urabyumva neza hari n'abandi ubwo urumva umudamu si uwo wenyine hari n'abandi badamu bashyiragamo gahunda kwaje kwa pra bahaga Timamu aratangira atunga amatelefone yandi y'ibiciro papa arakira cyane Timamu ajya ku cyangwe atangira ahindura imisatsi atangira kuba umusitari afunga imisatsi ya gisitari Timamu ahinduka Timamu Jean Baptiste arahinduka isura y'abari bayizi batangira kuyoberwa Timamu Jean Baptiste kubera uwo mudamu w'iki wo muri Australia umudamu rero araza akora Timamu byose amukorera byose yizera ko Timamu ari murongora akamugira umugore kuko yari yavuye muri Australia azi neza kaje kurongorwa ariko uzi kujya kurongorwa wahagera ugasanga umugabo akakwikata bagiye kurongorwa kandi bamushyizemo amafaranga uzi icyo bivuze wanateze indege yewe hari ugeze kubishaka ko tubigenza gutyo ariko kandi ntiyashyize mu butunzi
ntabwo ariko nawe yateze indege yateze indege ajya ahandi twari guhurira ariko yasanzeho famiye yiwe. Yego. Urumva yasanzeho famiye yiwe muri Zambia, reka ne kubitsinda muri Zambia. Urabyumva neza? Birangira utagiye Zambia. Oya ntabwo nagiyeyo. Ariko se wagenda kwita indege gusa yonyine nta kintu kindi ufite. Nta kindi wabyumvise neza. Rero urumva hari abantu baba bashaka kugira ngo bakurangirizeho furi zabo, bakurangirizeho ibyishimo byabo. Hari n'abajya bampamagara nkababwira ariko nkibaza abantu bazi ko ufite umugore cyangwa. Urabyumva neza? Umuntu arabwama ngo uri wenyine. Urabyumva neza? Ni kubera iki ndigegine? Ndi kumwe n'abandi. Ngo agiye hirya tukaba tuganira se. Cyewe tuwe tuganira ngwi. Noneho bene abo rero ndavuga nti nibanga cyangwa ni ibintu bitari ibanga. Wabyumvise neza? Kuko urumva bamwe mu bajya ni bamwe ariko haraba bashaka kukumariraho free. Amafree yabo bakakumariraho. Kandi nuvuga ngo akakuganiriraho akakwibarira hirungu ryose ntacyo akumarira. Nana kohereza n'akadolari. Ryaheze. Ariko hari n'abandi dushimira binyangamugayo. Hari abandi dushimira binyangamugayo. Abenshi muri abo ngabo batumye bamwe na bamwe umuntu atakibafata bitewe nuko araguhamagara kabisa ukawumva ariko kuruhukiraho akakwereka imigi ngo wayonye dore imodoka ngendamo dore inzu tubamo dore ahantu ku kazi nkora dore uko bimeze gutya akakuriraho furu mu diaspora papa ngo dore imodoka yanjye. Ariko hari si bose hari n'abandi beza cyane bafite isura nziza yo kuvuga neza, bafite umutima mwiza, bavuga neza kandi kuvuga kwabo kukajyana n'imirimo. Pani ibintu byo gufatira. Erega saba sigitsira gore gusa. N'abagabo hari abagabo baguhamagara bakakuriraho furi uri mugabo mugenzi wabo. Akakwereka kabisa arimo mu kazi. Akakwereka mwanya w'ubusa nta kintu kizi bagiye kukubwira. Hari ikigori giherutse kumamagara cyangwa ngo ningishakira inzu yo kugura. Urabyumva neza? Ngo ningishakira inzu yo kugura ngo cyangwa ibibanza. Inzu ndayishaka nshaka inzu 3. Ndazimwoherereza. Mu diaspora. Fata video. Fata amafoto. Nashize essence yanjye mu modoka. Nafashe amafaranga ashyira mu modoka. Muri essence. Ni hagacire essence nashyizemo, ni hagacire imodoka. Urabyumva? Yego. Ndazenguruka. Njya mu murenge witwa Ntarama. Yego. Njya mu murenge wa Nyamata. Yego. Njya aho bitima yanjye kuko yarambwiraga ngo umurenge wa Ntarama, umurenge wa Nyamata, umurenge wa Mayange. Hamwe muri aho ngaho ndaguramo inzu cyangwa si bibanza bitatu. Yego. Shuti yanjye. No gukora nkabura umwanya wo gukora. Yego. Kubera aba diaspora nkabo babesikoro rero Imana ibadusimbutse. Ni benshi cyane bajya. Imana ibaturinde bene abo ngabo. Hari nundi nanone wampamagaye ati genda ushakire metero, ndashaka metero runaka, metero ne bayisabe. Urabyumva neza? Undi ati ndashaka metero runaka, undi ati ndashaka metero runaka. Hari urubanza afite mu Rwanda shaka ko yamburana, ndashaka kuburanisha abametero 3. Genda ubandebere urajya kugaruka natwe twakangutse, nanjye nakangutse ndabana kohereje ka essence katwike essence yanjye nkaje Kigali gushaka aba metero kuri za biro zabo. Yego. Baba metero bikaragira abantu batabavugishije. Urabyumva neza? Metero akavuga ati bari abantu rero bibigoriki ntibakongera kugutesha umwanya. Uzajya guha essence akaguha essence ukiri mu rugo iwawe yo kuza kudushaka uzajya umenya ko uwo muntu ari seriye. Urabyumva? Barahari ro benshi bene abo ngabo si diaspora gusa na hano mu Rwanda bashobora kuba bahari ariko kandi byo mwari koreka tubwire bene abo ngabo. Aho ngabo diaspora. Yego. Timamu ariko kuri Timamu siko byagenze. Yahuye n'umuntu uri seriye. Timamu yahuye n'umugore uri seriye. Ahura n'umuntu uri seriye. Bavugana ibiseriye, baganira ibiseriye, batangira ibiseriye. Umugore afata indege ava Australia aza mu Rwanda. Ariko so umuntu wari arigira moto hano kunuze mu biganiro byacu. Afata indege aza mu Rwanda. Aza n'abana biwe babiri. Wabyumvise neza? Afata we biza kugenda gutyo. Umugore aza kurongorwa. Icyo yaje gushaka ntiyakibona. Kandi bivugwa ko ngo yahaye amafaranga Timamu
Yego. birangira rero umugore atarongowe abuze icyamuzanye Yego. vuga ngo abuze icyamuzanye abuze icyamuzanye subiramo ngo abuze icyamuzanye abuze icyamuzanye abuze icyamukuye muri Australia kikamuzana i Kigali mu Rwanda yasubiriye yaho suko yasubiye yaho cyangwa yari yeranjije ku ruhande ibyo kwiranja byo ku ruhande byo ntabyo tuzi Yego. ariko icyari cyamuzanye ari Timamu kuko ni nayo yaranashoyemo niwe yari yarashoye muri Timamu urumva rero niyo mpamvu yagiye no kumurega mu nkiko Yego. amurega muri ribu iramufata imufata mu bwambuzi bushukana Yego. harimo ubwambuzi bushukana cyangwa se icyaha cy'ubuhemu Yego. kimwe muri ibyo ngibyo yego n'ubwambuzi bushukana kenshi urumva ko yagiye no mu rukiko Sabe yavuze ati ntarabibonye mu rukiko yego Timamu rero ubwo aza gufatwa arafungwa yego araburana mu rukiko yego nyuma yaho rero afite amarira menshi asohoka afite amarira menshi n'agahinda kenshi Timamu Jean Baptiste umuhanzi witwa ngo humura mwana wanjye ibyo uvuga byose ndabyumva kandi mbere yuko ubimbwira mba namaze kubimenya hanyuma rero kubibona Timamu rero biza kugenda gutyo akomeza kuba muri ubwo buzima akomeza kuba muri ubwo buzima nyuma yaho urumva ko yari yaratandukanye n'umugore yaramutwaye n'umuyobozi w'itoro rya DPR umuvugizi wa DPR yari yaramutwariye umugore ngari w'umurongora urabyumva neza ndabyumva cyane nkuko yabyivugiye hano ku Isimbi TV kwa Sabe wa Isimbi TV nyuma yaho icyakurikiye rero yego Timamu yakomeje kuba muri ubwo buzima muri ubwo buzima cacanga mu bandi badamu hari n'undi mudamu wo muri Norvège yagombaga kurongora n'itariki yapanzwe neza yego umunsi yarongoreye huriye batandukanye ejo muri tugiye kubigeraho nibwo ari kurongora umugore wo muri Norvège umugore wo muri Norvège Timamu ngo yaramubwira ngo namwohereza amafaranga acuruze umugore atoya nzajya ngo ayo kwishyura inzu nayo kurya ayo gucuruza nzaguhati nituva mu murenge tumaze gusezerana ku idarapo rya Repubulika y'u Rwanda mu murenge mwirangamimerere kwa gitifu ati rwose buzacya tutaranakorana mariage wanashaka ati icyo ushaka cyose nzakiguha nitumara kuva mu murenge twasinye none se wasinye we uwo basinyanye we ahise byarangiye gutyo urabona uko bigenze nabonye uwo basinye nawe birangiye yihakanye ko bati nta bukwe bwigeze buba ndetse anavuga ko ngo kugira ngo agumane n'umuntu umubangamira yashaka amahoro yiwe uretse noneho tubaze twumve sasa yego twumve noneho urumva ko ubwa mbere yariraga ngo yarahemukiwe reka twumve noneho aka nta kibazo ni wacu ibifatwa nk'indirimbo se iki ni ikinanda njyewe Timamu Jean Baptiste ari mu murenge wa Nyakabanda ejo bundi wamubonye katurebe ndi kubibona reka banza arahira njyewe Timamu Jean Baptiste maze kumva icyo amategeko ateganya ategeka abashyingiranywe nemeye nta gahato ko we Murebwayire Vestine umbera umugore tukabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya Njyewe Murebwayire Vestine maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe nemeye nta gahato ko wowe Timamu Jean Baptiste umbera umugabo tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya abonye ko Ndimbati uko yari yambaye Ndimbati katurebe one Ndimbati hano Ndimbati rwose niwe wari wambariye nangire mufate Timamu murebe anarahira Timamu uragabanya volume rero ubwo ngubwo nyigabanye uragabanya volume kuko uba uri kuvuga kandi bamaje kumva indahiro ye wayonye wo bita Timamu hano
arimo ararahira yego ahagaranye n'umugore we Murebwayire Vestina yego imbere y'amategeko hano imbere y'amategeko yarahiye umurenge wa Nyakabanda yego nta n'amezi 10 aranashira na amezi 9 niko hari mu kwezi kwa kabiri yego hari mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka urangiye wa 2025 yego mu murenge wa Nyakabanda hariya uruhande rwo kwa Gisimba cyangwa hafi yaho bitakwanuze kuri Green Corner yego kuri ya murenge wa Nyakabanda niho basezeranye niba tubamubonye Ndimbati nagarazaho baracyarimo bararahira ku ruhande rw'umugabo yego Murebwayire Vestina ntararahira nagararahira ibyo byose muze gukata ka video mugashyiremo turagashyiramo uko ukiremo video aho biza kuba bigaragara na Ndimbati noneho Rosasi hano urabona uwo bita Ndimbati nawe yararimo iki ni ikiganiro yego iyi ni kamera y'Ikaze TV Rwanda yafashe iyi video ku itariki 21 Mars z'ukwa gatatu wabyumvise neza yego tariki 21 Mars z'ukwezi kwa gatatu bukeye bwaho kuri 22 yego nibwo Timamu yahise asezerana imbere y'Imana yego Timamu Jean Baptiste yarahagarariwe papa we umubyeyi we ni Ndimbati Uwihoreye Jean Bosco Ndimbati mwese muramuzi yego niwe papa wa Timamu yego bivuga yuko uyu mukobwa iwaba ari mu majyaruguru aho bita mu kareka hagati ya mu kareka Musanze na Burera hamwe muri aho ngaho niba ari Gakenke Musanze Burera Iziti nyuma yaho uyu mukobwa yakoze ku bitaro bya Masaka by'abashinwa uyu mukobwa ni umuganga wabyumvise neza nyuma yo gukora ku bitaro bya Masaka uyu Murebwayire Vestina amaze gukora ku bitaro bya Masaka yaje kubona akazi mu mishinga mu bihugu by'i Burayi ajya gukora i Burayi nyuma yaho aza kuvayo ngira ngo yavuye yamenyanye na Timamu basezerana iby'ubukwe baraganira akantu ku kandi Timamu ntabwo yakurongora gutyo gusa ntabwo ari kurongora gutyo gusa nta kintu na kimwe wibitseho nta mapfusha nta mafaranga ufite ntabwo Timamu yari kugushaka amafaranga ntabwo yagira gusa aho nasi aho sinanamusuzugura ngo mugaye kubera yuko buri umuntu wese biterwa n'icyo ashaka Timamu Jean Baptiste yego amaze gufungurwa yahise ajya gutura Ikabuga yego nyuma y'Ikabuga rero yaje kuhimuka ajya gutura za Nyamirambo amaze kumenyana na Murebwayire Vestina mu minsi mike Timamu Jean Baptiste tubona atangiye kuba umutipe utandukanye nuko yari ameze amaze gufungurwa kuko nyuma y'uko afunguwe yanakoranye ikiganiro n'Isimbi TV agikorana na Yongwe kuri The Vibe TV ku Gisozi Timamu Jean Baptiste rero byumvikane ko Ndimbati yafashe irembo yego byumvikane ko Ndimbati ariwe papa w'umwana ariwe papa wa Timamu Timamu wavugaga ko adafite papa na mama yego abantu benshi bari baje bati bimeze bite hari n'umukecuru nabonye bivuga ko ngo nibwo ngo nyina wa Timamu bitaga ko ari nyina wa Timamu bavuga ngo imyaka yose ishize ngo Timamu yabonanye na nyina ubwo bwa Timamu bwari mu ibanga yego nanjye mpamagara ko agiye gusezerana mu rege yarambwiye ngo uri tayari na kamera yawe na costume yawe mu kameramani wawe ari tayari uri tayari n'umukameramani ngo nkubwire ibintu ugiye gukora mu murenge umwe hari Kigali ndamubaza bimeze bitete ubwo yampamagaye mu gitondo ari busezerane saa 6 yego aransobanura ngo mani ngo ngiye gusezerana ngwe no nguhesho ngo ariko ntugire undi munyamakuru bibwira kandi we yari yabibibwiriye twaragiye saa 6 twari turi ku murenge wa Nyakabanda hari Kigali Nyamirambo yego Iyobokamana TV yari ahari Urugendo TV rwari ruhari yego indicano ni yihe hari hari n'abandi bandi ukuntu sinibuka neza ariko kandi Timamu asezerana kuri iyo tariki ya 21 buke 22 nibwo yashyize umugore mu mago usibye ko bivuga ko n'ubundi bari basanzwe banabana kwari ukugira ngo ashyire ibintu ku mugaragaro gusa bivuga ko bari basanzwe banibanira none uyu mudamu bivuga ko ngo yari afite amafaranga atari munsi ya miliyoni 45 z'amanyarwanda bafatamo amafaranga makeya ngo yo gukora ubukwe ayandi bavuga yuko bazagira igikorwa bayakoresha cy'ubucuruzi uyu mudamu twibutse ko yari afite n'imodoka y'ivatiri nshyashya yego inyi ivatiri nshyashya yego imodoka nshya ya fime
nshyashya kiri mu mashashi. Timamu niyo yakatakatagamo niyo yagendagamo Timamu. Ubwo zazi n'ibita 0 km. Ebara yari 0 km. Imodoka nziza kabisa. Imodoka y'ivatiri nshyashya nziza ubona ko ikosotse ahantu hose. Kuriyo nta kibazo na kimwe ari kuvuga kuri iyo modoka. Yari imodoka y'umudamu. Yego. Hanyuma rero Timamu yego amaze gukora ubukwe yego hadaciye iminsi twabonye kuri stati za Timamu ko ari muri Dubai. Ariko kujya Dubai kwiwe yego ngo yagiye Dubai atabisezeranye n'umudamu. Timamu ngafata ya mafaranga yego ayatwara Dubai ngo agiye kurangura. Urabyumva neza? Ndabyumva cyane. Ni ibintu atigeze ajyamo ngo n'ubucuruzi atigeze acuruza. Amenye uko bajya kurangura Dubai, amenye Dubai arajya kurangura iki, Rwanda Revenue Authority muri majerwa barishyuza bate, ibintu nk'ibyo byose. Timamu ngo agiye Dubai, amakuru dukesha Oreforo yari muri hafi mu gusaba irembo. Yari muri hafi mu kumenyekana hagati y'imiryango ibiri. Ivuga yuko Timamu yari amafaranga umugore atari munsi ya $45,000. Uyu nguyu Timamu Murebwayire Vestina. Ibi bintu rero Timamu yakoze ikiganiro ejo bundi abinyura hejuru. Twebwe twari twaricecekeye twaranze kubivuga ariko arangije aduhasho. Yego. Uwitwa Bosco Impaya yigeze akora ikiganiro cy'umudamu ba muri Norvege bagomba gushakana nande na Timamu. Timamu ngo amurya amafaranga umudamu baba batagishakanye na Timamu kuko ngo yizezaga umudamu ko itariki bazasezeraniraho umudamu yararimo arashaka ibyangombwa abyuzuza iyo tariki yasezeraniyeho na Murebwayire Vestina niyo tariki ari gusezeranaho no mudamu wo muri Norvege. Timamu yihangane niwe wizana ibintu byo bishyira ku karubanda yabiciye hejuru natwe hari ibyo tugiye twogosha kubera ko rimwe na rimwe hari ibyo twogosha ariko kandi Timamu rwose ni inshuti yanjye ariko ibyo yakoze nanjye sinabimushyigikiramo ntabwo nabimushyigikiramo. Hanyuma uyu nguyu nyuma y'ibisi rero ndaje ubwo ndimbati ntituramugeraho ntabwo turamugeraho ariko mu murenge ndimbati twari kumwe yego no muri mariage bukeye bwaho ndimbati twari kumwe yari umubyeyi yewe ari papa wa Timamu yewe nanjye hari bimwe nakoze mu nshingano z'ubukwe bwa Timamu. Wabyumvise neza? Timamu Jean Baptiste nyuma yuko avuye ari Dubai yego umugore yafashwe n'ikintu cyitwa indwara y'ubusazi no indwara yo mu mutwe arasara. Umugore wiwe kubera ihungabana ry'uburyo umugabo yatwaye amafaranga Dubai batabivuganye batabisezeranye ibintu nk'ibyo byose umudamu atangira kwibaza akantu n'akandi umudamu biramushobera. Urabyumva neza? Ndabyumva cyane. Umudamu afatwa na toroma ibyara ibisazi birangira umugore umusazi ngo akirwa kubita inzugi zifunze. Urabyumva neza? Abaturanyi bakumva inzugi po umugore ahundagura inzugi atarya arahindutse ibisebe atarya atanywa wapi kwambara ubusa yahoraga yambaye ubusa. Pare wa Timamu yahamagawe na bamwe mu baturanyi nabyo ni byiza araza niwe wabwiye Timamu ati ibyo wakoze ni ibiki wowe urafata inzira ukajya Dubai usize umugore ari indembe ari intera ari mu nzu. Urabyumva neza? Umugore rero witwa Murebwayire Vestina w'umuganga wa Timamu nibwo yafashwe n'abantu baramufata bamujyana ku bitaro Indera bamujyana mu bitaro Indera kwa muganga. Uyu mugore bari kumwe uyu mugore w'isezerano wejo bundi wa Timamu uyu nguyu basezeranye muri no video ejo bundi basezeranye mu kwezi kwa 3/2025 yego abantu baramufasha bamujyana mu bitaro Indera yego Karayesi Indera yego ibi nkubwira ndi umuhabya wabyo. Umugore amaze gufatwa n'ibisazi yego Timamu ubwo yahisaza ava Dubai
araza atangira gushaka abantu bose bafashe video mu murenge wa Nyakabanda n'abantu bose bafashe video Timamu mu gusaba no gukwa bukeye bwaho akora mariage n'umudamu we atangira kuduhamagara ngo dusibe za video yego zo gusezerana ndetse n'izigaragaza ko yasezeranye n'umudamu ko yakoze ubukwe n'umudamu none dore uko byagenze rero kuki sabagiye ngo musibizo video hari ikiganiro yakoze kuri Zaburisha yagisibishije Plaisir bumvikanye na Plaisir aragisiba yego Urugendo TV rwarasibye yego Baraka TV yarasibye urumva je nijye yanyuzemo arabimbwira nanjye mbibwira abo ngabo nzi neza ko ari ikindi kibazo urumva yaramwanga ngo urumva ngashobora kubona ibyo biganiro ngo ikamutera toroma ngo by'ubukwe n'ibiki byose kumbe arashaka gusibanganya ibimenyetso by'ubukwe urabyumva neza arashaka gusibanganya ibimenyetso by'ubukwe nabagiye duhurira kuri Serena icyo gihe nagiye gukorana ikiganiro na Bishop Rugagi yego Timamu duhura kuri Serena ambira ko ashaka Iyobokamana TV yasibye ikiganiro cy'ubukwe yego Timamu turabiganira numva arashaka kuduprofita akirengagiza yuko twafashe umwanya w'ibyo biganiro akirengagiza yuko twakoresheje time ndende y'ibyo biganiro wakumva ngo siba byabindi wowe umuntu yakwiyamagara kwiherera ibintu ese umugore arwaye usiba ubukwe ntabwo busiba umugore ko musezerana ngo mu byiza no mu bibi ari muzima cyangwa se arwaye ari mu ijoro cyangwa ku manywa ari mu mvura cyangwa ari ku zuba muzabana karamata ese wasiba video y'ubukwe wayisiba video y'ubukwe wayisibanganya ngo nuko ngo ya video y'ubukwe wayisibanganya kandi ibyo nibyo bihe byiza bishobora gutuma kandi ibyo bihe byiza ahubwo bikugarura muri mudu kavuga ngo nubwo umugore wanjye arwaye nubwo umugore wanjye afashwe n'indwara imeze gutya ariko hari ibihe byiza twakoze twanyuzemo twaranezerewe twarishimye Timamu we rero yashaka gusiba ibiganiro kugira ngo abantu batazamenya ko yigeze ashaka umugore bagasezerana kugira ngo ndangije giye mubera igufa banga gusiba ndabona nibyo byose ngomba gusigarana ibizibiti ibi bintu bya Timamu bishobora kuba birimo kwe yego nyuma ubwo Timamu yambwiraga ngo umugore yarasaze ngo yagiye ngo hanze abantu bamwe babeshyaga ngo yari yaragiye kurangura mu Bushinwa abandi kandi twe tukamubona ari Dubai nuko mbese mu buryo bumwe cyangwa se ubundi icyo gihe Timamu Jean Baptiste akora ibintu mu by'ukuri natwe ubwacu umutima amabere yikora tutonsa turi abagabo nyuma yaho naje kugirwambagana ngeze Rugende hari umwe mu baganga bo kuri Karayesi yego yagize ikibazo cy'imodoka nsanga imodoka ye yari yagize ikibazo Rugende abapolisi bo ku muhanda bamutegera rifuti barantega aramwira ati ndi umuganga kuri Karayesi Indera ati kandi nakererewe kandi n'igihe ugiye kujya gusimbura ati imodoka yo nanayisiga ati ndohereza umukanishi aze gukurikirana baze kuyinzanira umuganga namuhaye rifuti tujya kuri Karayesi Indera nyimara guparika imodoka yarambwiye ati reka baze ngere muri ofisi hanyuma ze ngusezereho ubwo yaranyemereye essence urabyumva neza mu gihe nicayeho bategerereza ngiye kubona mbona Timamu Jean Baptiste araje aparitse ya vatiri hanze Timamu yinjiye muri Karayesi arahansanga turasuhuzanya aramwe ngo korongo waje gukora icyano pastor ndavuga nti hari umuganga twari tuzana yinzanye hano bagize pane mu mihanda ya Rwamagana nari muhaye rifutiro nari mugejeje hano niwe negereje kugira ngo musezere yarabanje kunyura mu kazi gatoya Timamu ubwo yaraje kureba uko umugore amerewe situation umugore warimo ku bitaro by'Indera bya Karayesi by'abasazi by'abarwayi bo mu mutwe by'abafite uburwayi bwo mu mutwe Timamu Jean Baptiste rero urumva mbese byari ntirumveho ntiyashakaga ko abantu babimenya urumva namubwaje ntese uwo murwayi namusuhuza nkareba uko ameze ngo reka baze ndebe uko ameze ndaje nkubwire Timamu ndategereza kwisha babo ndanamuhamagara nga gufata telefone urabyumva neza
mpamagara timamu yanga gufata telefone ndagije natse imodoka nditahira nyuma nijoro yego aza kumpamagara nka 2:30 aramwanga ariko koro ngo nk'ibintu tuba twasezeranye ntubikore ngo koko ngo ubumari iki nkawe mu gihe gisa nk'iki ngo kubona igihemba ndimo kitari cyiza nese iki ngo ubuse dusezeranye ngo ukureho ibiganiro ntubikureho ngo urumva nkawe waramari iki urabyumva kumbe tageti kwari ukugira ngo abantu batazamenya ko timamu yasezeranye na Murebwayire Vestine yego wabyumvise ari ukumwihakana kugira ngo azamwihakane ibimenyetso bizabure urabyumva kugira ngo umugore nazazamuka timamu yaramuhemukiye azabure ibimenyetso runaka yego ariko mu murenge babirimo umurenge nyine babirimo nyine mu murenge babiri oya urumva hanze kuri social media timamu ashobora kurambagiza umugore cyangwa umukobwa akavuga atari ko umugore cyangwa umukobwa akavuga atari ko uratinya ukundambagize ejo bundi ntiwakoze ubukwe mu murenge Banyakabanda mu Rwanda ntitwakubonye wabyumvise uratinya ukundambagize kandi twarabonye warambaye impeta imbere y'umushumba imbere ya bishop wabyumvise neza rero ibyo nibyo timamu yarwanaga nabyo kugira ngo abantu batakomeza kubibona kuri social media yego ariko kandi ntabwo ari ubugabo timamu yakoze kuba washaka umugore ari muzima yanze kubivuga ejo bundi mu kiganiro kiwe kuri channel yiwe yitwa Igihozo TV aravuga ngo abambazanywe impeta ngo warashatse ngo sinashatse ngo wamusingo ngo disingo nta beta afite ngo ukeneye kumvugisha ngo arabanga kumvugisha ngo ari nijoro ngo bakambaza ngo bite ngo uri wenyine ngo banga kumvugisha ngo bazi ko ndi kumwe n'umudamu aravuga ngo nta mugore mfite ndi singo amusingo ngo ntugatinye kumvugisha isaha yariyo yose wabyumvise ati nta bukwe bwabaye ngo nta bukwe bwabaye timamu kandi umaje kumbwira ko bwabaye timamu kubizi ko ubukwe bwawe bwose nabubayemo ari mu murenge narahabaye usezerana imbere y'umushumba bishop narahabaye timamu kubizi uko byagenze ni gutubeshya isi yose ngo nta bukwe wavuga uti jewe nashatse umugore turasezerana mu murenge dusezerana n'imbere y'Imana ariko nyuma yaho yaje kunyereka ibintu ntatekerezaga mbere y'uko dusezerana ibyo yabivuga gutyo timamu byari kuba ari byiza ati noneho rosasi timamu avuga ko umukobwa yari yarasaze kera ngo bashakanye n'ubundi umukobwa yarasaze ari umusazi ariko ngo afite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe ahubwo umukobwa ngo amuhisha akagira ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe na famiye yiwe umukobwa ngihisha timamu ntibabwiza ukuri timamu ko umukobwa wabo afite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe ko bamushingiye iki umurwayi wo mu mutwe barabimuhisha timamu we nikavuga urabyumva neza timamu rikavuga ariko se noneho ibyo bibaye timamu warambagije akavugana n'umukobwa ari muzima adafite ikibazo cy'uburwayi timamu wagize igitekerezo cyo guhabwa amafaranga n'umukobwa yo gutegura ubukwe timamu we ibintu byose byakozwe n'iki na Murebwayire Vestine kandi uwo muntu avuga wari ufite ikibazo we ngo yamuhaye miliyoni 40 ingahe ibaze nawe umusazi wagize igitekerezo cya miliyoni 40 gutegura ubukwe gukodesha inzu buri kimwe cyose kugura imodoka buri kimwe cyose akajya nitwara umusazi aritwara muri kaburimbo ntago byashoboka umusazi utaragonza amamodoka muri Kigali wabyumvise neza uyu mugore w'umusazi ufite perime uyu mugore w'umusazi utaragonga imodoka muri Kigali uyu mugore ariko mwagiye mureka ubwesiko n'uburyarya abantu bagiye babyihorera yewe uyu mugore simuzi yego namubonye kubera timamu niwabo simazi ni izina ry'Imana yo mu ijuru pe kandi ndavuga ukuri timamu ntabwo yabereye inyangamugayo uriya mugore kuba yarafeshwe n'ikibazo cy'uburwayi bw'ubusazi uburwayi bwo mu mutwe ntabwo byemeraga timamu uhita ajya kuri kamera ngo ajugunye umugore azi ibibazo banyuranyemo azi amafaranga yamuhaye wenda yarangiza agenda i Bugande gukodesha y'inzu nagera i Bugande yihindura umusore nagera i Bugande mana yanjye yewe narababaye n'umutima wanjye urababara abantu bamwe ngo bakamubaza batese tima ko usigaye uba mu Bugande warahunze ese nyuma yuko umugore ahuye n'icyo kibazo byaba ari byo byatumye ahita ahunga kugira ngo wenda atazatabwa muri yombi nanone bitewe nuko abarahemukiye umugore timamu biranavugwa ko n'imodoka yarayitwaye yego
ya modoka y'umugore yarayibye imwe timamu yagendagamo yivatiri nziza cyane bivuga ko yari yanayitwaye hanyuma bamwe mu bantu barimo bandimbati yego bayigarura ngo igiye kwambuka umupaka bayifata igiye kwambuka umupaka munyemere ku murongo wa telefone dusoza ikiganiro yego nibiya ngombwa tuzagaruka mu nkuru mu mizi akantu ku kandi duhamagare ndimbati telefone yawe hamagara ndimbati telefone yanjye ngiye ntabwo namuhamagara yahita ikuzimiraho rwose ifiteho umuriro muke ndimbati se ko ndashaka kubaza ndimbati ko wabyaye umwana akakubera ikirumbo byagenze gute muhamagaze iyo ngiyo nta kibazo ndimbati TV twumve ndimbati icyo abivugaho kuko uyu ni umwana we kuko ni umwana iyo umuntu akwambitse ingofero buriya nawe aba agufata nk'umubyeyi reka twumve ndimbati natwitaba tugize amahirwe use ntari mu birori ahantu turi ku cyuma aya ntabwo ubusuhu yawe telefone ivuyeho ongera rimwe ndimbati yararumbije muhungu wa ndimbati yararumbye ndimbati apfushije umwana ndimbati apfushije umwana kabisa bana bikomeye cyane kabisa ni igihombo gikomeye ndimbati yanze kwitaba ari kurya ya nyama ye bahita ngo cyari bahita ikibyihishe inyuma ndimbati ari byose ari kurya indimbati usabe ndimbati ikiganiro azaguha verisiyo neza we wandikira ndimbati umusabe ikiganiro umubazi ibya timamu azaguha verisiyo neza ntabwo ari gufata ushobora kuba ari nk'ahantu runaka byaba byose buriya wihoreye Jean Bosco umusaza ashobora kuba ari ahantu utamenya ariko tumwihanganishe kuko yararumbije arumbye umugabo witwa Timamu Jean Baptiste wihakanye ngo nta rugo rwigeze kubaho urugo rwabayeho ahubwo navuga ati rusenyutse rutaramara umwaka ariko ijambo yavuze ngo nta rugo rwigeze kubaho nta rugo rwabayeho biriya bintu rwose Timamu byababaje umutima wanjye yego uyu ndimbati se we yaza avuga ati jewe umusaza mwiriwe neza amahoro umusaza amahoro pasta ndi mu kiganiro na Slim Jesus twagize gutya ejo bundi tubona warumbije umwana w'umuhungu bita gupfusha mu kinyarwanda byo bita gupfa umuntu ahagaze witwa Timamu Jean Baptiste ntabwo ari umuhungu wanjye kandi wazaje ko yakageze urumva iyo umuntu yakubashye akakwambika ingofero buriya aba ari umuhungu wawe nubwo utaba waramubyaye mu maraso umubyeyi Karameye ntabwo ari njye yambitse hanyuma se nk'umusaza wari uri bugufi wagaragaye nka papa we ko nanjye nari mari nanjye sinibujye kure ngo mbeshye uyu munsi wa none Timamu yakoze ikiganiro avuga ngo abamubaza urugo ngo yarasezeranye ngo impeta ngo ntabwo yigeze agira urugo ngo nta rugo rwigeze kubaho ngo aravuga ngo ubu ngo amusingo aravuga ngo ni celibateri ese koko nawe nk'umusaza uremeza ko Timamu ari celibateri bazabaze wowe ubizi cyane simwe mwamusezeranyije babaze Rugagi wowe noneho wowe bazakubaza iki uko wagiye gufata irembo Karameye ibintu by'abantu bari Bugande no Kabinga ibyo rero byose biravuga ko bariya baba bafite ibyo bashaka kuriya batangira bose iyo bagezeyo kuriya batangira rero nta mwanya mbifitiye rwose nta nyungu mbifitemo na Piyunika nawe yarayagiye nabo bari Bugande yarakaye yarababaye
ati uriya ntago ari umuhungu wanjye. Wabyumvise? Yego. Wabyumvise? Aramwihakanye izuba riva. Yakanye umwana we. Izuba riva. Nese ntabwo yamwambitse ingofero koko? Yarayimwambitse buraho. Yarayimwambitse. Yego. Urumva mu yandi magambo yihakanye umwana yihakana n'ingofero. Kubera yuko ibyo umwana akoze yakoze ubwabyo birababaje gusenya urugo. Yego. Nta mwaka urimo mu kwezi kwa gatatu 21 z'ukwa gatatu nibwo basezeranye mu murenge wa Nyakabanda 21 z'ukwa gatatu 2025 22 z'ukwa gatatu nibwo basezeranye imbere y'Imana imbere y'umushumba mu cyo bitakiriza cyangwa se mu itorero 22 z'ukwa gatatu 2025 bivuze iki rero ejo bundi mu kwa gatatu kuri 21 nibwo umwaka uzaba wuzuye Timamu asezeranye n'umudamu witwa Murebwayire Vestine. Yego. Ikibazo gihari ni kirero. Yego. Isezerano uburero uwasaba divorce wari we wese ntabwo yayibona mbere y'imyaka 5 itararangira. Bisaba ngo imyaka 5 igire gute? Ubu ni kwitegeko rigira gute? Ribivuga. Timamu rero arashaka gukorera ubundi bukwe mu Bugande, arashaka undi yasikoroka mu Bugande, undi mukobwa cyangwa undi mugore cyangwa undi mu diaspora, aba diaspora mwese murebe Ikaze TV Rwanda. Ukeneye kuri Timamu wese azajya abanza maze mwehereza ikiganiro cyuko Timamu yasezeranye n'umugore hano mu Rwanda mu murenge wa Nyakabanda. Nzane mubwira n'umubishop wabasezeranye ariko se Ndimatina namuvuze. So bivuze iki rero? Bivuze ngo jewe nanjye ntawe bitabaho. Urabyumva neza? Ntawe bitabaho. Ibibazo ntawe bitabaho. Divorce ntawe itageraho. Nanjye ubwa mbere yangezeho. Niki ntawe ubiteganya, nta nubishaka, nta nubyishimira, ariko yahamagariye abantu ngo niba ubana n'umuntu ukabona iyo meti tabereye yikuremo urwo rugo ruvemo. Wabyumvise inyigisho Timamu yatanze. Ibyo bintu rero jewe nibyo nje kurwanya. Kirazira yari kumuho ku giti ciwe ariko ntaje kwigisha isi yose. Yigisha abantu ngo bakuremo impeta, yigisha abantu ngo urwo rugo rutakubereye rureke. Izo ni inyigisho urumva koko sirimo. Nukwigisha abantu gukora divorce, nukwigisha abantu guhemukira abandi, ibyo yahemukiye umugore, ibyo yahemukiye umukobwa wo mu Majyaruguru. Arashaka ko nabandi bahemukirwa. Ese koko ku mugore wa mbere tuvuga yuko umugore umuyobozi wa DPR yamurongoreraga umugore, ese uyu nguyu we bapfuye iki? Nagaruke rero none habivuga ku Gihozo TV. Azavuga kantu ku kandi atubwira icyo yapfuye n'umugore. Yavuze ngo ibyo umugore ngo ndashaka kubabwira ngo iby'urugo ngo uko byagenze ngo yego byabaye ngo yego ngo byabaye nk'ibisana nabyo ngo ariko ntibyabaye, agaragaza ko urwo rutabayeho kandi urwo rwabayeho. Yanarusuzuguye cyane. Rero badiaspora mwese ndabahamagarira ku Ikaze TV Rwanda. Umudiaspora wese uri mu rukundo na Timamu, umudiaspora wese ushaka gukundana na Timamu, abanza cye kuri Pastor Korode amuha amakuru ya Timamu cyangwa unyure kuri Ndimba TV mwese munamuzi. Gica kuri channel yitwa Ndimba TV. Uhamagare nimero iri kuri ho ni ya Ndimbati. Cyangwa unyure kuri Slim Jesus azaguha nimero yanjye. Ukeneye kumenya amakuru kuri Timamu uce kuri jewe ubwanje amakuru nzakwihera. Ntabwo bizagushimisha Timamu naramuka koze ubundi bukwe. Byaba bibabaje cyane. Byaba bibabaje cyane. Kubera yuko Timamu byaba bigaragara ko ari ugushaka gucuruza mariage. Wabyumvise neza? Ubu se uwo bashakanira Bugande we abwirwa n'iki ko yagira amahoro mu rugo rwo yabanamo na Timamu ko atari ukumurya? Wabyumvise neza? Bigaragaza ko nawe ndi wa mbere yamuharabitse. Nyine urumva Delphina we yishakiye undi mugabo. Nabyumva kandi abyihanganire nuko ari yabaye umugore w'umusitari kandi umugabo yamuzanye ku Karubanda. Urabyumva neza? Ariko Delphina wamuhamagara. Nimero Delphina umugore wa mbere wa Timamu. Mwadeperi. Urumva? Delphine Timamu. Urumva? Ayiriho nimero ya Delphine. So tumwihorere ariko kandi Timamu ibyo yakoze ntabwo ari iby'abagabo n'ububuka.
hanyuma ibyo Ndimbati akoze byo kwihakana umwana we byo Ndimbati urumva nyine ni bya bindi bavuga ngo ibyaye ikibira kirigata yakaba yavuga ati narapfushije nabyaye ikirumbo nararumbishije ariko ntabwo yari kwihakana umwana kubera yuko twe turabizi ko byabayeho turabizi ko Ndimbati yari papa wiwe Ndimbati nakwe kwihakana umwana ahubwo Ndimbati yabaye ikindi Ndimbati yaribayemo Ndimbati ari mu bantu bijanditse muri iki kibazo ndetse bivuga ko n'imodoka Timamu yaragiye kuyambukana hanyuma bayigarurira hafi y'umupaka Ndimbati yabigizemo uruhare kugira ngo iyo modoka Timamu atayambukana imodoka isubira ku mugore wabyumvise neza bivuze ikirero bivuze ngo Timamu ahari hose i Bugande wicaye Timamu Jean Baptiste ibyo wakoreye uriya mugore ntabwo bimeshe ntabwo ari byiza wazanye amarira ku Isimbi TV ugaragaza umugore wa mbere ko yarongorwaga n'umuyobozi wa DPR ibyo ngibyo abantu barabyumva uzana amarira ku Isimbi TV ugaragaza yuko umugore wo muri Australia yaje mu Rwanda ashaka kukwirongozaho niba ari ukwirongoza niko yavuze ngo ashaka kumwirongoza kwirongoza mu Kinyarwanda no kwitsindagira ku muntu atabishaka atagushaka kwihoma kuki ku muntu bivuze ikirero reka tubikosoye neza no kwihoma ku muntu abantu batuba bari aho twari tuvuze niba batavugitse neza bivuze ikirero nibwo buryo yabivuze bivuze ngo rero Timamu Jean Baptiste kumura mwana wanjye ibyo uvuga byose ndabyumva kandi imbere yuko bimbwira mba namaze ibyo byose rero Timamu ibyo wakoze ntabwo ari byiza Imana izabikubaza nutabibazwa n'amategeko y'isi ariko amategeko y'ijuru Timamu azakubaza amaraso izakubaza ubuhemu wahemukiye Murebwayire Vestina kandi ndekeraho ibindi bisigaye Timamu nagaruka kuvuga akagira ibyo avuga hari ibindi bizibiti bibitse mu ikaye mu by'ukuri yarakwiye kuza abwiza abantu kuri ntabwo akwiye kuza abantu abapfunyikira ikibiribiri aza guhishahisha ngo reka babwire agahita ashyiramo indirimbo reka babwire agashyiramo uturirimbo reka babwire agashyiramo ikiraro cy'indirimbo ashaka gupfunyika ahisha Timamu Jean Baptiste wahemukiye uyu mugore Murebwayire Vestina jewe mbivuze ndi mu Rwanda ntabwo senga sinsenga mivumbi kuzayisengera wabyumvise neza Timamu Jean Baptiste wahemukiye uriya mugore kumurya amafaranga yiwe ukamurya amafaranga yiwe wamara kumurya amafaranga yarwara ibisazi akarwara uburwayi bwo mu mutwe kubera amafaranga yiwe wariye watwaye akajya mu bitaro Indera kubera agahinda yamuteye toroma amaze kumutera toroma umugore arasara umugore agira ibibazo wabyumvise neza bamujyana Indera yajyanywe Indera n'abaturanyi Timamu yaje asanga umugore ari mu bitaro Indera muri toroma mu bitaro bya Karayesi Indera arangije aza kuri channel y'Igihozo TV araza arafeta abeshya abantu urabeshya abandi twebwe turahari